Yesu ashimwe. Reka dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uhabwe icyubahiro Uwiteka, ushyirwe hejuru kuko ubikwiriye. Tugiye kuvuga ijambo ryawe riganze muri twe kandi rikora umurimo waryo. Buri wese uzaryumva rigiriye aho rimukura n'aho rimugeza. Nanjye urivuga ntaba ari njye, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe, reka dusome ijambo ry'Imana turiganireho. Turasoma mu butumwa bw'izwo bwanditswe na Matayo, turasoma igice cyaho cya 28, dusome kuva ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 7. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'Umwami Imana yari yamanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Ba barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Imana rero ishimwe cyane. Muvandimwe uteze amatwi ijambo ry'Imana, ndagira ngo tuganire, hanyuma Imana idushoboze kugira ngo uko yabigambiriye n'uko yabigennye abe ariko biba. Umunsi wa Pasika abantu benshi kimwe na Noheli babifata nk'iminsi y'ibirori bisanzwe. Abantu nibwo babona ko babifata nk'umunsi wo kurya, babifata nk'umunsi wo kwambara imyenda myiza, babifata nk'iminsi yo kwinezeza. Ariko ku bakristo ntabwo ari cyo gisobanuro. Ku muntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo ari cyo bisobanuye. Mu by'ukuri umunsi wa Pasika ni umunsi ukomeye ku bakristo, ni umunsi utwibutsa gucungurwa kwacu, ni umunsi utwibutsa imibabaro ikomeye Yesu yaboneye ku musaraba i Golgotha, kandi tukibuka ko yazize ibyaha byacu. We nta cyaha na kimwe yari yakoze, ahubwo ni njye nawe, ni ibyanjye nawe byatumye bimubamba. Ntabwo we yari yigeze akora icyaha na kimwe, ndetse ari no mu rubanza barakimushatseho barakibura. Ariko kubera yuko yari yazanywe na misiyo yo kuducungura, niyo mpamvu yabikoze. Ibyari byamuzanye byose ari ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Ibyari byamuzanye, misiyo yose yari yamuzanye yarayirangije, aravuga ngo byose birarangiye. Haleluya. Yohana yandika yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane kuko yaduhaye umucunguzi, ikaduha umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Yesu yahuye n'imibabaro myinshi, Yesu yarababajwe cyane, ariko arabyihanganira kugira ngo uzamwizera wese nawe atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Yemeye kuza mu isi, abaho, avuka nk'uko abandi bavuka, abaho nk'uko abandi babaho, ariko ntiyigera akora icyaha. Kwari ukugira ngo uzamwizera nawe azagera ikirenge mu cye, azabishobozwe nawe. Ajya kugenda yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha, ari we Mwuka Wera. Aravuga ngo uwo nguwo azabayobora mu kuri kose. Haleluya. Rero uwo Mwuka Wera niwe udufasha kugira ngo tugere ikirenge mu cye, dukora nk'ibyo yakoze. Ndetse yaravuze ngo we nitumwizera ngo tuzakora ibiruta cyane ibyo yakoze. Rero yabaye mu isi
nawe abaho nk'uko natwe tubaho, abaho ubuzima natwe tubaho. Hanyuma rero igihe kiragera arongera asubira mu ijuru anyuze mu rupfu. Umuririmbyi yaravuze ngo urupfu niryo rembo ritwinjiza aho batagipfa. Byari bivuze ngo rero ubwo yapfuye natwe tuzapfa, hanyuma natwe tujye aho batagipfa. Haleluya. Ariko Yesu ashimwe cyane. Pasika ntabwo ari umunsi usanzwe ku bakristo, ni umunsi ufite ibisobanuro bikomeye cyane. Ni umunsi abantu batagakwiye kuba babikora nk'umuhango, ni umunsi abantu batagakwiye kuba bapfa gukora ibintu uko biboneye. Ni umunsi umuntu yagakwiye kuba atekereza neza, agatekereza uko abanye na Yesu, agatekereza niba koko aha agaciro igikorwa Yesu yakoze, bityo tukarushaho no kubwiriza n'abandi bataramwakira. Ntabwo ari umunsi wo kwizirikana ubwacu, ntabwo ari umunsi wo kugira ngo twihererane iyo nkuru nziza. Pasika, iri jambo Pasika ryagaragaye bwa mbere muri Bibiliya mu gitabo cyo Kuva igice cya 12, ubwo Imana yabwiraga Abisiraheli ngo basige amaraso ku miryango y'amazu yabo kugira ngo marayika urimbura naza kuhaca bo ntabarimbure. Rero abaha ibwiriza ry'uko bazajya babikora uko umwaka utashye. Igihe rero bafataga Yesu baramubamba, hanyuma kuko hari ku wa gatanu, hanyuma ku wa gatandatu yari ari mu mva. Haleluya. Hanyuma ku wa mbere y'iminsi 7 ariho twita ku cyumweru, niho Yesu wacu yazutse asohoza ibyo yari yavuze. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe rero azuka habaye ibintu bikomeye cyane. Abasirikare, abatambyi bari barashidikanyije ko bishobora kuzabaho, bituma bohereza ingabo nyinshi cyane ngo zigende ziharinde. Ariko nk'uko twabisomye, marayika w'umwami Imana yaramanutse abihindura cya gitare, habaho ibishyitsi byinshi cyane. Abari bamurinze bagira ubwoba. Bamwe bavuga yuko ngo ubutaka bwavuze buti umwami wanjye ari kumbabarira hejuru, hanyuma ngo bugira ubwoba, niko guhinda umushyitsi. Ndetse nk'uko tubisoma batubwira yuko ari ku musaraba isaha ya 6 aribwo ngo habayeho ubwira kabiri. Bamwe bavuga yuko ngo izuba ngo ryaramurebye ngo riravuga ngo umwami wanjye ari kubabarizwa munsi yanjye, ngo rigira ubwoba, ngo rigira n'isoni zo kumureba, ngo rirahindukira, ngo hahita habaho ubwira kabiri. Yesu ari ku musaraba habaye ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo nkubwire, Yesu ari ku musaraba uretse kuba harabayeho ubwira kabiri, hanakiriye umusirikare witwaga Longinasi wari ushinzwe kurinda umusozi w'Igorigota, kuko yari afite ishaza mu jisho. Mu gihe yari aje rero kubavuna amaguru, yasanze Yesu we byarangiye, agira umujinya, amutera icumu. Iryo cumu yamuteye mu rubavu rwa Yesu havamo amazi n'amaraso. Ayo mazi ajya mu ijisho rya Longinasi, ahita arakira, aravuga ngo menye koko ko yari umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndetse abahanga bavuga yuko iri cumu yamuteye ngo rishobora kuba uyu munsi wa none, ngo ni icumu ryakoreshejwe ibintu bikomeye, ibihugu byararirwaniye, ndetse banavuga yuko Adolf Hitler ari ryo yakoresheje agatsinda intambara yarwanye y'isi yose. Rero Yesu yagiye ku musaraba aradupfira, apfira nge nawe, azira ibyaha byanjye nawe. Uyu munsi wa none wagakwiye kuba wibaza ngo ese Yesu tubanye gute? Yesu mpa agaciro igikorwa yakoze? Haleluya, haleluya. Wagakwiye kuba wicara ukabitekerezaho, tukareka kuba mu bintu by'imihango gusa. Yesu araryoshye inshuti zanjye. Yesu yagakwiye kuba afite ubuturo mu mutima wacu. Yesu ashimwe cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu ngo niho nifuza rwose guhora mpagaze. Nigeze mbibwira abantu, hari umuhanga wavuze yuko ngo biro ya Yesu iba munsi y'umusaraba. Aho ngaho niho tujya tubonanira. Haleluya.
ntabwo bamusizeho ngo amaguru yakore hasi, ahubwo hasigayemo umwanya kugira ngo aho niho tujya twicara, aho niho tujya tukabonanira nawe. Haleluya! Aho niho umuririmbyi yaravuze ngo niho nifuza rwose guhora mpagaze. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe unteze amatwi, uyu munsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'agaciro ku bemeramana, ni umunsi w'agaciro ku bakristo, ni umunsi tudakwiye kwirengagiza, ni umunsi utwibutsa uburyo Imana yongeye kwiyunga natwe, twebwe abari baratanye nayo tuzize icyaha, ariko Imana ikongera kwiyunga natwe. Ngo umuntu yari yaratandukanye n'Imana ku giti yongera kwiyungira natwe ku giti, Yesu abambwa ku musaraba. Ngo kandi kuko umuntu yari yaratandukanye n'Imana biciye ku mugore, ngo umucunguzi nawe yagombaga guturuka mu mugore. Niyo mpamvu Mariya yasamye inda y'Umwuka Wera akabyara Yesu. Rero Imana yo mu ijuru idushoboze, turayishimira ko yaduhaye umwana wayo Yesu ngo aze mu isi apfire ibyaha byacu. Haleluya! Rero ese wemera ko yagupfiriye? Muririmbyi yararimbye ngo abantu batihana bongera kumubamba. Ese aho ntujya wongera kumubamba? Ndakwifuriza kugira ngo rero kuri uyu munsi wa Pasika wongere wisuzume, urebe niba mubanye neza, ntiwongere kumubamba, ahubwo ureke ature muri wowe, aganze muri wowe, akuyobore, akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nibwo uzabaho ubuzima burambye, kandi nibwo uzabaho ubuzima bufite amahoro. Hirya ya Yesu nta buzima, hirya ya Yesu nta mahoro, hirya ya Yesu nta munezero, hirya ya Yesu nta kintu na kimwe wabona cyagushimisha. Imana iguha umugisha wowe uteze amatwi iri jambo. Nkwifurije Pasika nziza, kandi ikubere umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Shalom.